Tuguhaye ikaze nimba aribwo ukigera kuri ino channel Terike wanyu media, tuguhaye ikaze ndetse nawe niba dusanzwe dukorana cyangwa usanzwe ureba ibiganiro byo kuri ino channel tuguhaye ikaze nanone. Kuri uyu munsi tugiye kureba amakuru arimo aravuga yuko Yamana ashobora kuba agiye kujyanwa mu butabera cyangwa se agiye kujyanwa mu nkiko kubera indirimbo yaba yaragurishije yarangiza akongera akayisohora we ku giti cye kuri channel ye ndetse ayifatanyije n'indirimbo bita Mbwira afatanyije na Makanyaga Abdul. Iyi nkuru ivuga yuko ahagana mu mwaka wa 2023 nibwo umukobwa witwa Umuhoza Aline yitabiriye ubukwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arangije ahahurira n'umuhanzi. Umuhanzi ntabwo yavuze izina, gusa umuhanzi yishimiye impano y'uwo mukobwa amubwira yuko akwiye gushyira imbaraga nyinshi mu bihangano byiwe, ndetse yabwiye n'uwo mukobwa ko mu gihe yaba atabonera umwanya wo kwandika cyangwa se yaba atabona umwanya w'uko yakwiyandikira indirimbo ze, yamuhuza n'umuhanzi uzajya umwandikira indirimbo. Icyo gihe uwo mukobwa yabyemeye atazuyaje, asaba yuko bamuhuza n'umuhanzi. Icyo gihe bamuhuje n'umuhanzi utari wakamamaye cyane ariko wari ufite impano nziza, impano yo kwandika. Bamuhuje na Yamana wa boy niwe bamuhujemo, bamuhuza n'uwo mukobwa. Icyo gihe bemerana yuko yamukorera cyangwa se yazajya amwandikira indirimbo. Icyo gihe bahise bemeranya yuko amwandikira indirimbo bita Mbwira. Icyo gihe rero umukobwa bahise bajya mu biganiro bavugana amafaranga. Icyo gihe Yamana yavuganye n'Umuhoza Aline bumvikana ko bagura n'indirimbo bita Mbwira akamwishyura amadolari 400. Bagiye mu biciro baracirikanya. Icyo gihe bahise bumvikana yuko yazamuha amadolari 300 kugira ngo abe yamuha iyo ndirimbo. Mu rwego rwo kugira ngo ayikore ayisoze, Yamana yasabye Umuhoza Aline kubanza kumwishyura amadolari 200 ya mbere ku wa 27 Nzeri 2023 muri uwo mwaka. N'ubundi icyo gihe ayo mafaranga ni amafaranga yasagaga ibihumbi 233,568. Nanone ku itariki 3 Ukwakira 2023 Yamana yahawe andi madolari 100 yari asigaye kugira ngo Yamana atange indirimbo nk'uko bari babyumvikanye. Mu minsi ishize Aline Umuhoza yagiye kumva, noneho yumva ya ndirimbo yari yaguze na Yamana wa boy ayumvisha kuri Spotify, aho noneho yari yifatanyije na Makanyaga Abdul kandi yari yayiguze na Umuhoza Aline. Aline yahise ahamagara Yamana ariko ntibabyumvikanaho. Ibyo byahise bituma Yamana abloka Umuhoza Aline ku mbuga nkoranyambaga ze zose, aramubloka kubera ko yari yumvisha indirimbo. Aramuhamagara, bimeze bite? Mu gihe Yamana we avuga ko yasubiza ya mafaranga ndetse byaba ngombwa akanamukubira kabiri, ariko indirimbo akaba atayikuraho. Biravugwa ko kuri uyu wa mbere washize, ejo hashize Gashyantare, Aline Umuhoza yahagarariwe n'abo mu muryango we afite hano mu Rwanda, bakageza ikibazo kuri RIB, hanyuma Yamana agakurikiranwa kuri iyi ndirimbo. Iya breaking news, ubu tugiye kumenya se Yamana biragenda bite, arasubiza amafaranga cyangwa se arajyanwa mu butabera? Wakoze gukurikirana Terike wanyu media, turagusaba subscribe, share ndetse na comment, bikomeze gutuma umuryango wacu waguka.